yego ndi padiri Honore Bahire yambwiye ko papa jereka twongeye tumwakire. Padiri, papa yamaze gusohoka? Papa bamaze kumutwereka nonaha. Ninde? Yitwa Robert Francis Prevost. N'umunyamerika. N'umunyamerika yarasanzwe ashinzwe inama y'abakardinali i Roma. Donc yarasanzwe akora i Roma ariko ibindi andi bakurikira yabahamukanye. Robert Francis yavutse kuri 14 mu kwezi kwa 1955. yaramaze igihe i Vatikani. Yaramaze igihe yari prefet wa icyo bita Dicaster des Évêques. Ni ikigo gishinzwe gukurikiranira hafi ubuzima bw'abepiskopi i Roma. Byari kuko hari bamwe bashyirwaga imbere bahabaga amahirwe, ariko ngo ntabwo agarukagaho cyane. Ibi ngibi biratunguranye padi? Biratunguranye cyane kuko amazina yose bavugaga ntabwo uyu yararimo mu bavugwaga, ntabwo yararimo. Nibyo navuga ko buri mwaka buri gihe Imana iradutungura. Yego, hari bitwaganira uvuga uti hari n'igihe no gutora bareba mu bice by'isi uko bihagaze n'imigabane bakayireba. Ibi ngibi hari aho byabihuriye cyangwa se no kubera ubunararibonye afite aho ngaho i Vatikani? Ntabwo mbizi kuki batoye umunyamerika. Ese byaba bijyanye n'imbaraga igihugu cya Amerika gifite wenda mu bijyanye n'amahoro ku isi? Icyo nibyo ngewe ndi gutekereza. Ariko nanone kuba yari umukardinali uyobora abepiskopi, ni ukuvuga yari asanzwe afite ubunararibonye, afite ibyo bintu bibiri, bwa bumwe bwa kiliziya yose, uko abepiskopi bahagarariye za kiliziya zitandukanye. Umuntu wari ubashinzwe niwe watorewe kuyobora kiliziya. Nanone akaba umunyamerika. Ubu ngubu hari ibibazo kuva Perezida Trump atorwa, Amerika isa nkaho ifite ijwi rikomeye ku migabane yose y'isi. Ese byaba ari byo byatumye wenda atorwa? Ntago mbizi, nibyo ntekereza. Yego, turakomeza no kubireba amakuru yacu ari imbere. Padi, murakoze. Urakoze namwe. Yego, ni Padiri Honore Bahire twavuganaga ari hariya i Roma mu gihugu cy'Ubutaliyani, neza hariya ku rubuga rwitiriwe Mutagatifu Saint Pierre. Akurikirana rero uyu muhango. Papa amaze kumenyekana n'umunyamerika. Cardinal Robert Francis Prevost ni umunyamerika wavutse ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa 9 mu 1955, avukira Chicago muri leta ya Illinois. Ni mupadiri wo muri congregation cyangwa se aba Augustin. Akaba yarabaye musenyeri mu 2014. Yagezwe musenyeri na Papa François. Yogiye Papa François yaramaze umwaka atangiza nshingano nyuma yo gukorera imyaka myinshi mu butumwa muri Peru. Ariho ari musenyeri, naho yaje kugirwa musenyeri wa diocese ya Chiclayo muri Peru nyine. Mu 2023 Papa François yamugize prefet wa Dicaster ishinzwe abepiskopi. Ni yarashinzwe abepiskopi nkuko padiri bivugaga nyine. Ni inshingano ikomeye cyane mu buyobozi bwa Kiliziya Gatolika kubera ko irebera ishyirwaho ry'abepiskopi ku isi yose. Ku itariki ya 8 y'uku kwezi nyine kwa 5 nibwo atorewe kuba papa mushya asimbura François witabye Imana. Cardinal Prevost azwiho kuba umuntu w'inyangamugayo nkuko bivugwa mu nyandiko zitandukanye, uhuza impande zitandukanye kandi wubashywe mu nzego za Kiliziya. Yagize uruhare rukomeye cyane mu butumwa bwo guhuza abantu ndetse no guteza imbere uburinganire, cyane cyane mu gihe yakoreraga muri Peru. Uretse ubwenegihugu bwa Amerika, afite n'ubwenegihugu bwa Peru, aho yamaze imyaka irenga 20 mu butumwa birebana no kuba musenyeri nyine. Ibingi bikaba byaramuhaye ubunararibonye n'ubumenyi buhagije ku buzima bwa Kiliziya ku isi yose. Kugirwa papa rero na amateka akomeye cyane ku banyamerika ndetse no ku bagatolika bose muri rusange, ndetse bikaba
hitezwe ko azakomeza mu murongo wa Papa François wo gushyira imbere ubutumwa bw'urukundo, ubufatanye ndetse n'ubutabera, cyangwa se gukunda abakene, gufasha abakene. Hanyuma rero akaba ari umushumba wa Kiliziya Gatolika wa 267 utowe Ferdinand. Kandi ntabwo binafashe iminsi. Yego, ubu rero kigiye kumenyekana ni izina yafashe ry'ubushumba, naryo bigomba kuba ritari butinde kumenyekana. Ntabwo riri butinde kumenyekana, nabyo turakomeza kubikurikiranira hafi. Noneho Padiri Honoré Bahire ahise ambwira ko yafashe izina rya Leo wa 14. Leon 14, yego, Leon wa 14 akaba ari we papa nyine ugiyeho usimbuye François witabye Imana. Akaba ari ibirori bikomeje ku rubuga rwa Mutagatifu Petero. Akaba ari izina n'ubundi Leon, hari abapapa babayeho na mbere bitwa ba Leo wa 14. Yego, habayeho Leon ry'ubupapa. Yego, habayeho Leon wa 10 uwo mupapa yabayeho, ndetse n'abandi. Hanyuma amakuru akaba arimo aza buri kanya avuga ku birebana n'izi nshingano ze. Hamwe mu bitangazamakuru bikavugwa ko nubwo azakomeza mu murongo wa Papa François, ariko nanone haribazwa icyazakora ku birebana n'abimukira, kubera ko Papa François ntabwo yumvikanaga na Perezida Donald Trump ku birebana n'abimukira, na politike ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku birebana n'abimukira. Yego, twongere dufate akaruhuko gato. Icyo twababwira nuko Papa we yamaze kuboneka, ndetse akaba yamaze no gufata izina rya Leo wa 14. Mu kanya turagaruka dusoza, ariko tujya no abantu amahoro na Prevost ari muri uwo murongo. Na Prevost mu ijambo rye rya mbere yatangiye nyuma yo kwifuriza abantu amahoro, yahise avuga ko ari ijambo rya Yezu, avuga ko ari ijambo rya Papa Francisco yakundaga kuvuga akambwira abantu amahoro. Biragaragara ko agiye gukomeza umurongo wa Papa Francisco, cyane cyane mu gushakira isi amahoro. Ijambo yagezaga ku mbaga y'abakristo bateraniye aho ngaho kuri Saint Pierre, yarisoje cyangwa aracyarikomeje? Ubu ngubu yabanje kuvuga mu Gitaliyani, mu rurimi rw'Igitaliyani, kuko ni araba umwepiskopi wa Roma. Ubu arimo arabwira abantu, imbaga y'abantu, mu rurimi rw'Iespanyol. Kubera iki? Simbizi ubwo ni indimi azi, ariko n'Iespanyol ni ururimi ruvugwa n'abantu benshi cyane. Yego, bari baje. Yego, hari abantu bagera ku 40,000 bose bateraniye ku rubuga rwa Mutagatifu Petero. Bose baratuje barakurikiye, cyangwa hari ibyishimo bigaragara ku buryo ubona umwuka aho ngaho ari w'ibirori? No, ni ibirori binarenze ibirori. Abantu bafite ibyishimo cyane, kubera ko icyambere umupapa ntabwo umuntu yari amutegereje. Ni surprise, nicyo kibaye muri aka kanya, kandi surprise itera ibyishimo. Abantu bose baratunguwe, bafite ibyishimo cyane. Namara kuvuga ijambo arajya he? arasubira muri aho yaratuye, mu nzu yabo bita Sainte Marthe, kugira ngo yitegure, none banategure naho agomba kwimukira. Biraterwa n'ukuntu ari buhitemo, niba ajya kuba aho Papa Francisco yabaga, kuko Papa Francisco we yagumye muri iyo nzu ya Sainte Marthe aho bamutoreye akiri, ariko abandi bapapa bajyaga mu yindi nzu igenewe papa wenyine. Ubwo rero biraterwa n'ukuntu, niba ashaka gukomeza umurongo wa Francisco kuguma muri iyo Maison Sainte Marthe, cyangwa niba akomeza ajya aho Benedicto yabaga mu yindi nzu igenewe abapapa. None abakaridinali bandi bamutoye, ubu akazi kabo kararangiye, barahita bataha cyangwa hari ikindi barakora nyuma y'uko babonye papa mushya? Kubera ko biteganyijwe mu baraza kubitubwira, biragaragara ko ku cyumweru nibwo azasomera imbaga y'abakristo misa ye ya mbere,
ayisomera isi yose, ndumva bazategereza hanyuma ubundi umurimo yabo yarangiye kuko bamaze no kumuha icyubahiro mu cyumba cyabo. Hari ibinyamakuru byanditse ko gutorwa kwe mu buryo bwihuse, aho atowe kuri babyisera round ya 4 cyangwa se ku nshuro ya 4 kugerageza rya 4, ngo bisobanuye ko kiliziya yunze ubumwe uyu munsi ku rwego rukomeye cyane, akaba ariyo mpamvu abakardinal bahise bahuriza ku muntu umwe bitafashe igihe kinini cyane. Muratekereza ko ariko bimeze? Ni kimwe mu bisobanuro bigaragaza, ariko ngewe natekerezaga cyane ko abakardinali bamaze iminsi i Roma, baje muri gahunda yo gushyingura papa, ubwo babonye umwanya wo kuganira ku buryo bahuje ibitekerezo kuwo bagomba guha inshingano zo kuyobora kiliziya. Padi, wenda tugana no ku musozo, bamwe mu bakristo bari aho ngaho hari nk'abari bahamaze igihe bumva batahava batabonye umushumba wa Kiliziya Gatolika? Yego